Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza, umwami Yesu yamamare binyuze muri Byakubera TV. Mukurikire video yo guteka inyama rero ndabakunda cyane. Nkuko muri kubibona ibi ni ibirungo turi bwifashishe mu guteka ziriya nyama zacu. Ubundi nababwira iki, muze kubyigana, muze kuziteka gutya muzaryoherwa kandi muzanshimira. Ndabitegereje kuko izi nyama iyo zitetse gutya biraryoha cyane. Mwami Yesu yamamare. Nkuko muri kubibona imbere yanyu hari isafuriya, harimo ikimamiyo, isafuriya harimo amavuta. Tugiye guteka uyu munsi ibiryo byitwa inyama. Tugiye gukaranga inyama muri geto. Abakunzi bakadahingwa rero ni kare. Iyo nashyizemo amavuta, inyama hano nazibijije. Muri kuzibona. Mu gatoya zishyuhe. Mureba hano rero ni ibirungo ndibishyire muri za nyama zacu. Izi ni pavuro, ibitunguru, izi ni tungurusumu na magi, kano ni ka tangawizi, hano hari karoti zirapye, hari n'inyanya. Ndashyiramo muri sauce tomate, nze gushyiramo na kano ka onja. Nibyo ngibyo rwose nateguye ndashyira muri zino nyama zacu, cyane ko ari inyama zo muri geto rwose. Inyama zo muri geto umva nta bintu byinshi, nta mpamvu yo kwigora. Ubwo rero abakunda agatukuye cyangwa se abakunda akadahingwa nababwira iki, muzaziteka gutya muzirya inyuma. Rero nizimara guhindura ibara zifashe irange, ndashyiramo sereri, ndashyiramo karoti, nshyiremo poivro, nshyiremo n'ibitunguru ndetse na tangawizi. Mbireke nabyo bishye. Nibimara gushya ndashyiramo tungurusumu. Tungurusumu nimara gushya neza imaze guhumura nayo, nshyiramo inyanya, nshyiramo na sauce tomate. Nyine inyanya ndazishyiramo zibanze zishye, nizimara gushya nshyiramo aga sauce tomate. Ubundi tuza kwirya iminwa. Inyama zacu rero zafashe irange. Umuntu utazi inyama afashe irange banze mbereke uko iba imeze, kuko idashaka kuza.
bisa gutya. Murabona ukuntu isa n'iyijimye, urebe yafashe ibara isa gutya n'iyijimye. Tugiye gushyiramo ibirungo byacu. Murabona harimo ibitunguru na pavuro. Kandamo pavuro. Mbibutsa ko ibanga ryo guteka kuri gaze kugira ngo wikonomize ujya guteka, ujya gucana ibintu byose wabishyize ku murongo witeguye ku buryo nta kiragutinza. Ngiye gushyiramo na za tangawizi zacu. Ndetse nshyiramo na karoti. Byose ibanga ry'inyama ziryoshye, inyama irimo tangawizi zihumura neza kandi ikaryoha. Nizere ko muri kubona ukuntu bisa. Abantu bajya barishana ngo ntabwo babonamo mu isafuriya neza, mujye mwihangana n'ikibazo cya kamera. Ibingibi ariko umunsi umwe bizakemuka, muzajya mubibona neza. Ngiye kuba ndetse ipfundikire. Byose ko ari byiza guteka ibiryo ku muriro mukeya kuko bishya neza bitababutse, bikagira icyanga, bikaryoha, cyane cyane iyo utetse kuri gaze. Ubundi ibanga ryo guteka ibiryo bikaryoha kuri gaze, kuma abantu bajya bavuga ibiryo byo kuri gaze birabiha, nuko baba bakoze iki, baba bashyizemo umuriro mwinshi, babibabuye ntibibashe gushya nk'uko bikwiye. Mbonereho kubasaba gukora subscribe, mugerageze kureba video za Byavuyera TV rwose, muntere inkunga ngo nzagere kure channel yacu izagire umumaro kandi natwe idufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Subscribe rero ndayibasabye, views ndazibasabye, like ibyo ni ibintu byanyu, mugomba kubikora mugasharinga no ku inshuti n'abavandimwe bikabageraho, kuko ibintu byiza nta kubyihererana. Comment ibyo muzabona bitagenda neza cyangwa bigenda neza, mujye mubyandika muri commentaire, mumbwire uti aha ni sawa, aha ngaha si sawa, kosora ibi si byari ngombwa, ese wari kugenza gutya na gutya. Aha ngaha turi ni ukwigishanya, nta mutwe umwe niwigira inama. Ubwo rero niyo mpamvu mbasaba ngo mujye mutera commentaire rwose, ndabinginze. Mu gihe dutegereje ko komanda tangawizi ziri guhumura n'agapwaro agapwavuro, yo umva biri guhumura cyane, ndabibatuye. Abari hafi rwose munsure, cyane cyane abari muri ghetto bagenzi banjye, munsure rwose. Ubuzima bwa ghetto no kuba bumeze, murabona agatebe nyine ni ghetto, gusafura ni ghetto, akagazi ni ghetto. Ubuzima bwa ghetto no kuba bumeze, ariko umuntu agomba kubamo. Gutekereza ko n'abariya bageze kure babanje mu maghetto, baciye muri ghetto cyane cyane za kinyeshuri. Natwe rero tuba turi kwiga tunashakisha kugira ngo ubuzima bukomeze bugende. Rero bagenzi banjye bo muri ghetto ndabasuhuje, mwami Yesu niyamamare, kandi mujye muri ghetto mubibemo neza, mutanduranyije rwose, mwitware neza, cyane cyane rubyiruko nimwimbwira
hanze aha birakaze, ibishuko ni byinshi ku rubyiruko biteye ubwoba, ariko ubasha kubitsinda akihangana akanambiramo agera kure. Atihanganye nanone ibi biramwataka, sekibi akamwanjama, ubuzima bwe bukangirika. Niyo mpamvu mbashishikariza ngo banyeshuri muri geto, urubyiruko mwibana, mwirinde, ejo ni heza. Uyu munsi ushobora kuba uhangayitse ariko ejo bitagenda neza, nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo kwiheba. Ejo ni heza kandi ntawe ugera ku kitamugoye. Bikomereze guteka, ariko nako kari agaciro, nako mugaha agaciro kuko nako kari ingenzi. Ndabagira inama nk'umubyeyi kandi nk'umuntu muba mu buzima bumwe, bose mujye mwitwararika. Impamvu mbivuze kandi namwe murayizi, bamwe tuyiziranyeho. Kwirinda ni byiza, kwirwanaho ni byiza, ariko nanone bikaba byiza kurushaho iyo ubaye imfura. Kuba imfura ni ingenzi. Kureba hano rero dore inyama zacu birungo zisa n'ibihiye. Mujye mwirinda kubishiririza, iyo bishiririye birabiha. Tugiye gushyiramo rero ka tungurusumu kacu. Ariko genda tungurusumu urahumura. Ubundi umuntu udakunda tungurusumu si yagowe yo. Gusa ubuzima ni hatari. Ubuzima bw'umuntu kurya ikintu runaka rwose ntabwo biba byoroshye. Abatarya cyangwa se abatarya ibintu runaka kandi by'ingenzi. Ndabakomeje nanjye nikomeza kuko hari ibyo ntarya cyangwa ngo mbemo. Si nk'umuntu utarya inyama uba yarahombye cyane. Ngiye gukurikizaho gushyiramo inyanya. Ndagerageza mbisukemo hano hagati. Hano nk'uko muri kubibona ndi gushyiramo umwanya hano hagati kugira ngo ariho zisuka. Biramfasha kuzihisha byihuse. Okay. Gerageza kuzicengezamo munsi y'inyama kugira ngo zishye kandi inyama zidashiririye. Uyu rero ni umwanya mwiza wo gushyiramo umunyu. Ndashyiramo mukeya kubera ko inyama nari nawutogosejemo, kandi ndashyiramo na kamagi. Uyu nguyu urahagije. Gerageza nyine kwa kundi kuzicengeza munsi kuko murabizi inyanya ubwazo zihita zizana amazi. Ngiye kuvanga. Ko muri kubibona rwose bigaragara hano. Ngiye gushyiramo rero tomate yacu.
ni akaonja na magi. Ko hari abakunda inyama zumutse zitarimo isosi. Iki ni igihe cyiza cyo kuzarura ku bantu bakunda izumutse gutya. Maze mbumvire uko zimeze. Rwose izi nyama ziraryoshye. Ugiye gukuraho nkeya mbonge abantu turi kumwe uzi ukuntu inyama natetse ziryoshye. Ubundi ahandi ndashyiramo agasosi. Nakunda inyama yo kwivuka ndamusuhuje. Safi aho bigeze rero ngiye gushyiramo ka gasosi mupfa. Hari isosi ifashe, hari abakunda yoroshye. Yacu rero iri mu rugero, ngiye kongeramo, irafasha ariko irafasha cyane. Ngiye kuyamarira hano umufu wacu, ngiye kuyamarira kugira ngo turye ubugari. Amavuta kubera ko yari iri muri iriya sosi ikabashije, ashyizeho amavuta yayo. Oh, it's amazing! Wow! Mbega isosi iryoshye. Bakunzi bakadahingwa rero nababwira iki? Muteka inyama gutya uzaryoherwa kandi uzishima. Gahunda ngiye guteka umuceri, nteke n'utuboga n'udushyimbo ku ruhande, ubundi twirye iminwa. Nkuko muri kuyibona
ndatekereza muri kubibona pe, kanze nterure mbereke neza, kamera yanjye ni ikibazo. Nk'uko muri kuyibona rero isosi yacu irasa neza, iri guhumura, kizemo umufa kugira ngo isosi irishwe ubugari cyangwa se irishwe umuceri. Ubwo rero singira rota ihiye ndi kurya. Inshuti zanjye rero umurimo wo guteka inyama wari uri aha ngaha urarangiye, hasigaye ni ukwirya iminwa. Muzabigerageze kandi muzaryoherwa, ni ukuri. Ndabakunda cyane, namwe munshyigikire mukora subscribe, mureba video zanjye, mukora share kugira ngo bigere hose. Ubundi igikorwa cyo kwikunda kuri Byakubera TV tugikomeze, kuko nawe bitabera inshuti zanjye guteka neza byakubera. Gerageza, Imana izabigufashemo.